iyo nageraga mu giterane runaka arege navuga ati abakobwa mwese murimo hano muhaguruke mbafitiye message ngabareba ngabacisha amaso ngavuga ariko mara muraba ko wambwiye ko ari classe yabaruriye cyangwa yabaruriye narangiza ngababwira ati mwicare Imana ibagirire neza ndabasengera ku Imana ibatabara umugore mfite ni umugore mwiza pe numva ndi fieri yo kugendana nawe dufite rero inkuru y'urukundo y'uburyo twahuye kandi mpisengera amatsiko wari watugiye ko ufite umudamu n'abana ujye kurambagiza we byari bimeze bite wategereje ko Imana ivuga cyangwa nawe wagiye kureba murakoze ibintu biratandukanye buriya hari umuntu wavuze ngo uzashaka ngo nguko se yashatse ngo niba uko nyine yashatse ngo azabagira ari abavuga ngo azabagira Imana ngo azamara ingo ngo nyine ni ibintu byinshi cyane bitandukanye so rero mama washobora kubaka neza ariko wo kubaka nabi niyo mpamvu nari mvuze ngo ndaza kuvuga wenda uruhande rwanjye uko byagenze ngiye nubatse neza ariko utazanyishinga kuko ntabwo uzi inzira byaciyemo ngewe Imana yamamagaye kera mfite imyaka 7 ubu maze kugira imyaka 36 Imana yamamagaye mfite imyaka 7 impamvu mvuga ko aribwo yamamagaye isa nawe yamamagaye ngiri mu nda ya mama bimwe bya Yeremiya ngo nakumenye ntari nakurema mu nda ya nyoko ngo Yesu utari wavuka ngo ushyira ku muhanuzi wanura amahanga ahubwo impamvu uvuga ko yamamagaye mfite imyaka 7 nuko muri iyo myaka 7 aribwo nari ntangiye guhanura mvuga ngo Imana ivuze ibi so rero nibwo yari imamagaye itangiye kunkoresha mu buryo bw'umuhamagaro hanyuma nangira gukura niga primaire irarangira ngera secondaire hanyuma ndi muri secondaire aba ibintu by'udukungu twinshi nibiki byose ariko ngigera muri secondaire hari ijambo Imana yavuganye nanjye ngigera mu mwaka wa mbere yaravuze ngo mwana wanjye ndagukunda ariko nifuza ko unkorera by'ukuri kandi ukagendera ku mategeko yanjye n'ibyo nge ngutegeka gukora Imana irambwira ngo ninjye Uwiteka Imana izagutoranyiriza umugore muzabana irambwira ngo kandi nuramukugiye mu byo bandi banyu bose bajyamo aba banyeshuri bajyamo ibintu by'ubukope n'ubukopi ivuga yeruye irambwira ngo nzakwica so umuntu ashobora kwita wibaza wese ngo Imana iricana n'ibiki so wenda ibyo ni indi topic kuko twavuga uburyo Imana yica kuko buryo uzakubwira ko ikiza azibuke kukubwira ko inica kandi reka nze tugarukira aho ngaho hanyuma irambwira ibyo bintu irabimbwira ngo kandi nono irenze irindi jambo rikomeye abantu benshi numva binagoye kubyizera irambwira ngo ninjye uzakuteretera ninjye uzakurambagiriza kumva rero umuhungu uzategereza ngo Imana yo mu ijuru ijye kuguteretera byari ibintu bitoroshye byari affaire ikomeye noneho ndasenga bibaho ngaho ndabyirinda ngerageza naho hose kuhava wenda hari umuntu ushobora guhita yibaza ati utubwiye ko Imana yabikubwiye iki uri mu wa mbere secondaire umuntu ashobora guhita yibaza ngo Imana yagucaga iki cyo gihe ku myaka mito cyane utaranatekereza ibyo bintu bikubijyamo buriya Imana yahamagara umuntu mu buryo butandukanye buriya yahamagaye Yesaya ntabwo ari we yahamagaye Yeremiya we yamutangiye akiri muto kandi ikibazo cya Yeremiya yamukoresheje ahantu habi bimusaba gufungwa bimusaba gukubitwa bimusaba kujya mu nzobo ariko Yesaya wijya kumukoresha yamukoreshereje mu bikari by'ibwami arya ibyo kurya by'ibwami abayeho neza arya yamara guhaga akavuga ati hari icyo Uwiteka Imana yanjye ivuze iravuze ngo yewe Yakobo mugaragu wanjye natoranije ariko kuri Yeremiya we nta byizazi kuko Yeremiya yarinze apfa ari umusiribateri nigeze abona n'umwanya wo kujya gutereta rero Imana nta wamenye icyo yanshaka kuko buri muntu wese muhamagara bitewe n'ikimugambiriyemo cyangwa se nicyo yifuza kuzamukoreshamo ibyo n'umugambi w'Imana hanyuma rero urumva ngewe ibimbwira muri ubwo buryo ariko ku ruhande rumwe ngumva ndabyemeye ubundi ngumva sinayivuze ngavuga ati ariko se niyivuzera ariko nza kubirengaho ndavuga ariko n'ubundi nubwo Imana yaba ari yivuze yaba atari yivuze
ubundi bwo kujya muri ibi bintu n'ubundi ntabwo ari ubunyangamugayo. So mbyirinda mu rwego rwo kubinyangamugayo, ariko sinabyirinda mu rwego rwo kuvuga ngo nuko ariko Imana yavuze. Navuga ariko n'ubundi kubijyamo kuvuga ngo nakopinye nagize gute, n'ubundi ng'umuntu uvuga ko yamenye Kristo, cyambere singiye gukopina kuko ngiye kuzana umugore. Numva kuzana umugore ari ibintu biri kure, singiye gukopina kuko ngiye kuzana umugore. Usibye nyina agakungu karaho ngaho, kandi isaku isaka zanshora mu busambanyi. Nta kindi kintu ibintu bigiye kumarira. Reka ubundi mbyirinde, ndabyirinda pe, ngerageza kubivamo. Hanyuma nza kwinjira no mu muhamagaro mwinshi cyane, ngera ku rwego noneho numva koko nangiye gukura. Ntangiye gukura nibwo natangiye kujya nibaza, ariko buriya Mana nzabona umugore mutera, kandi noneho kuko uko namushakaga ni nako nari mfite n'ubukene, ubutindi, ntabwo ari ubukene, ubutindi burenze. Ariko se ubu nzabona umugore gutera, ngibaza ukuntu Imana izamforomera ubuzima, hanyuma ngabona umukobwa unyemera ugira gute. Ibyo bintu mbitekereza nibwo icyo gihe umuhanuzi yigeze aza, ndamwibuka, umwe w'uyu muhanuzi hano y'ibyiza wo kumuvuga numva ntacyo bitwaye, bamwitaga Gilbert, arampanurira n'umwana w'umuhungu uba mu Ruhengeri, arambwira ngo nduwiteka Imana, umva uko Imana ivuze. Imana iravuze ngo uramenye utazihuta kugira ngo ushake, utaziha ibintu byo gutereta, ndi Imana yawe izaguteretera. Irambwira ngo nuramuka wihaye mu byo gutereta, wowe ukajya muri ibyo byose uzaruha, kandi nuruha ukantakira nzakwima amaso. Natinyaga rero ibintu byo kuruhira mu rugo kuko ndi muto naye nararushye cyane bihagije. So ntabwo mvuze ubuhamya kuva mu buto bwanjye, wenda ngo mvuge uko twagiye nabaye no muri orphelinat, mvuga ukuntu n'ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko numvaga ntinya kugira ngo mbabare mu bwana bwanjye, hanyuma nze no kubabara mu buzima bwanjye bwa buri munsi. So numvaga ibyo bintu ntashaka kubyumva mu matwi yanjye, numva nshaka kugira urugo ruzima. Numvaga ndavuga ati Mana noneho nzihangana. Nibuka ko no mu buto yigeze ibimbwira mu myaka yanjye 7, ndavuga nzafunga umwuka, nzafunga kamayi, nihangane koko wenda Imana izandengera. Mbaho ngaho birangira noneho wa mugore mushatse. Noneho ndamushakira no mu byumba by'amasengesho henshi, nsenga avuga Mana wazansubije ukamba umugore wanjye azaba avuga muri Hedina, azaba ari umu ADPR, azaba ari umu Yehova, azaba ari umu Islam, azaba ari hehe Mana uwo mugore umbwira, cyangwa ibi bintu nukubeshya. Hanyuma mugeni ntiyabyibazaga, undi muhanuzi araza arampanurira, arambwira ngo umva ngubwire mwana wanjye, uramenye ntuzaterete. Nawe asubiramo ngibyo babandi bavuze, ati nzaguha umugore, kandi uwo mugore nzamuguha wabagirije, azagukunda uri ku ruhimbi wabagirije, hanyuma namara kugukunda muzamenyana, mushakane, ubu umugabo we akubera umugore, muzabana neza, kandi muntu we muntu muzabana byiteka musazana. Avuga ati se ibi bintu koko byatumye icyo gihe njya ku mimbi zose zishoboka, ahantu hose ntabwo nirengagizaga ubutumire bwaho, shakisha umugore ku buryo hari n'ahantu nageze ntangira kujya mbwiriza aho cyanga ahantu hicaye abakobwa, avuga ko bora ntiyabaruriya. Noneho ndabyibuka hari umunsi umwe umushumba w'itorero bita Shiro Prayer Mountain Church, nigeze mbwiriza icyo gihe hari kuwa gatanu, ntago mbyibagirwa. Hanyuma araza nyine aje gusoza iteraniro, arangije abarampanura, arambwira ati umukobwa wawe azaba ateye gutya na gutya, azaba ari mwiza musafiri, ari umukobwa uri high class, umukobwa mwiza cyane, ati kandi azagukunda wabwirije. None numvishe ibyo bintu. Ikintu cya mbere nakoraga ni kimwe, najya kubwiriza ahantu Imana yaradusabye ngo tugire ubwenge, kandi ubwenge ni ngombwa kubugira. Najya kubwiriza ahantu cyane cyane ko wenda benshi barananzi, natumiwe mu biterane byinshi cyane ndetse byabaga binakomeye. Iyo nageraga mu giterane runaka, arege navuga ati abakobwa mwese murimo hano muhaguruke, mbafitiye message. ngabareba ngabakishamo amaso, ngavuga ariko Mana muraba ko wambwiye ko ari classe yabaruriya cyangwa yabaruriye. Narangiza ngababwira ati mwicare, Imana ibagirire neza, ndabasengera ku Mana, Imana ibatabare. Maze kureba, maze kugereranya, avuga atashobora kuba ruriya cyangwa nta nawe.
none bigera ubwo iyo systeme ndayikoresha nabyo mbona ntacyo bimfashije aho se aho nagendeye hose ko nagiye mu nsengero nyinshi mana kandi koko nazigiyemo abadukurikirana wenda baranzi cyane mana umugore wanje abahe none bigera ubwo dutangira nangira kujya nsenga avuga ati basi niba atari yanavuka reka vuka uyu munsi witumukuza umumereza ariko rwose mana noneho impamvu namushakaga cyane suko nari nkeneye umugore mu buryo cyane ahubwo ari ikintu kimwe Imana yari yarambwiye mu byukuri nabaye umusitari ubwiriza cyane ndetse ndanamenyekana cyane hamwe nahazaga insengero zigacurira ati yaje ariko nari mfite ikibazo kimwe nta muntu numwe wari uzaho ntaha kandi nta n'uwo nashaka kumenyaho ntaha bitewe n'iki nasaga n'umuntu uba mu mwobo narazaga imbere y'abantu ngamanura Imana ikamanura amavuta y'Imana imbaraga z'Imana zikagaragara mu iteraniro ariko ubuzima ari ntabwo ariko abantu nyine bakambona gucyo igihe cy'Imana kitari cyagira nta n'ukugirira imbabazi umuntu arakureba akabona ntukwiriye impuhwe nta n'ushaka kumenya ngo bite by'uyu muntu nyine gusa abona afashwa agataha ibindi byose bikarangirira aho ngaho abantu bangomera mu mashyi abantu bamvuga aho utambuka ugasanga abantu 2-3 barimo kumvuga ati uyu muntu rwose hanyuma ya runaka na runaka mu Rwanda uyu muntu rwose ameze ugasanga abantu barimo baransingiza gusa ariko nari mbayeho mu buzima bubi noneho ikintu cyatumaga nshaka umugore cyane nuko Imana yari yarambwiye yuko guhindurirwa ubuzima kwanjye bushingiye kuri we numvaga ari aransigaza nyuma y'amate ni utuma mba mu mwobo ni utuma ntarya ni utuma ntambara ni utuma mbese urumva kode yose umuntu wese wampanuriraga nanjye ubwanjye ibyo niboneraga bose bambwiraga ko kode yanjye ishingiye ku mugore nta mugore ruvuga ngo ibyo kuvuga ngo ubuzima bwiza buraje ibyo kuvuga ngo nanjye nzamenya kwikondeshereza inzu ngabandi ibyo kuvuga ngo inaga ibyo bintu bizigera bikunda ibyo byatumye mushaka kubura hasi kubura hejuru ngajya mu nsengero zose zishoboka bikagera ubwo avuga ati wenda ntari Kigali bashobora kuba ari icyangugu nkajyayo bugagenda ngabwiriza ahantu heshi hatandukanye insengero zose ndazizenguruka ariko target just ko ari ugukorera Imana ariko ko ari no gushakamo n'umugore ubu umugore Imana yambwiye uzambona habaga ko se Imana cyangwa ntarakizwa tagezaho nibaza ko atarakizwa ariyo mpamvu tutarahurira ku rusengero igihe kiragera hanyuma ndabyibuka umunsi umwe nari ndi mu gusenga twari twagiye gusengera ahantu mu nshyamba mu butayu icyo gihe ubutayu bwari bukemewe tujya gusengera ahantu bita muri Muhungwe aho ni Gisenyi turimo gusenga umwana w'umuhungu noneho turimo gusenga icyo gihe hari kuwa 2 nijoro kuwa 3 nijoro mfite igiterane nagomba kubwirizamo abantu bazi urusengero bitaga Jik Ministry iremera ahantu hauze hotel Teke aho hantu bari bahanumiye icyo gihe hari igitaramo habaga igitaramo kinini cyane cyahuruzaga Kigali yose noneho bari bahanumiye kuwa 3 ariko icyo gihe kuwa 2 ngaba nari ndiyo Igisenyi nagiye ahantu gusenga nari nagiye kwishakira amavuta noneho ndimo ndasenga umukozi w'Imana umwe aramanurira twari turi kumwe arambwira ati umva uko Imana ivuze Imana irambwiye ngo mu giterane uzajya mesho arambwira ati umugore wawe dora azazamo uko azaza yambaye azaza ameze gutya na gutya ibyo yari yambaye simbyibuka bitewe nuko nkimara kumva gusa ko azaba arimo nicyo kintu nahise mpagaciro ibindi banuye nyuma sinabyumvise navuze ati Imana imfashe uyu mugore nzahamusange nzaba nsubijwe bizaba birangiye naragezemo icyo gihe ndabyibuka ubundi muri kamirangi ukuntu nakunda mbwiriza cyangwa se nabwirizaga narabwirizaga ngataha ntabwo nakunda gutinda ahantu rwose nabwirije abanzi bari banzi ndabizi ko kandi benshi cyane bari banzi insengero zose nagiye ntumirwamo narabwirizaga namara kubwiriza ibintu byanjye byo kubwiriza birangiye ngabisaba narangiza ngewe ngahita ntaha mbere y'abandi impamvu nabikoraga kenshi bwari uburyo bwo kanga guhura n'abantu cyane ugasanga wenda bamwe batusigaranye nimero yanjye harimo no kurinda ubuhamya kuko nangaga kubuhamya bwanjye bwangirika kuko akenshi iyo uri representable cyane imbere y'abandi ukundwa n'ingeri nyinshi
kandi zimwe mu ngeri zigukunze ukaba zishobora no kwangiza amwe muri ya masezerano nababwiye tugitangira nari naragiranye n'Imana. So rero ibyo byatumaga abantu benshi bambona ndi ku ruhimbi, ariko basoza twaba dusoje bakambura, ku buryo hari ubona bambwira ati twabuze uburyo tugufatisha, niba tuzakubona gute, ati nyine ugasanga abantu ntibabona uburyo bamfatishamo, ibintu byari byarabayobeye. So rero uwo munsi narahageze, nahise ngira icyifuzo, ndavuga ati none umva ko mbwiriza ngataha, uyu munsi ndahaba mpaka mbona umukobwa wanjye, ndabizi ko ari bubimenye ko mpari, uko Imana yambwiye ko ari uzabimenya, araza kunsuhuza, kuko Imana yari yarambwiye ngo akigusuhuza n'ubundi uzahita ubimenya ko ari uhageze, cyangwa se ko ari we uhita umwibwira nzamumenya. So ibyo rero byatumye ari ikintu ngenderaho cyane, byatumye ari ikintu ngenderaho, ndavuga nanjye nzategereza koko ndebe koko uyu munsi araba hari. Uwo munsi narabwirije, urumva nari mfite avantage ya mbere, nari mfite avantage ebyiri yo kuba ndi umunyamasengesho wasenze ugiye kubwiriza navuye ku musozi, iya kabiri nari mfite avantage yuko aho hantu hayicayemo umugore wanjye. Narabwirije hafi kumanura Imana ngo igende bayibone mu iteraniro n'amaguru. Narabwirije ku rwego abantu bazaga, umuntu agafashwa karira kaburi cyama, bakaza bagahanagura ibirenge, umuntu agabwiriza ukabojya kubona ukabona umuntu anzaniye amafaranga, abantu banyambika isaha ihenze cyane, bigeze banyambika yaguraga hafi 300. Uwo munsi narabwirije, induru ziravuga, ku buryo nanjye narashoje, ndavuga ngo Mana uvuganye ukweri, urankoresheje, niba koko uyu mugore arimo hano kaba waramuhaye isezerano ry'uko azajyanwa n'umukozi w'Imana, Imana imweretse koko ko uzamujyana ari umukozi w'Imana, koko ko umuntu uzamujyana ari umukozi w'Imana. So nawe afite ubuhamya bwe n'abamugendaga inyuma, hanyuma n'uwamuhanuriye bwa nyuma, umukozi w'Imana cyane. Ntabwo wenda ibyo bindi ni ubuhamya bwiwe, wenda nitugira amahirwe mukadusura nawe ahari, nawe ubwo buhamya bwe azabwitangira. Noneho hanyuma muri uko kubwiriza, uwo munsi ntabwo natashye mbere, avuze ati ndataha nyuma abandi bose batashye. Urumva abantu nyuma y'amateraniro, abantu babonye umwanya wo kugusuhuza, bo kugobera, baguferista, umukozi w'Imana, Imana iguha umugisha, nafashijwe, ibyo wavuze n'ibyanjye, ibyo wagize gucya na gucya. Muri icyo gihe nuko nsuhuza, nyuma amateraniro arangiye, hari n'uwagobera ukajya kubona ukabona gusiga inoti ibiki n'ibiki, ariko ntabwo ibyo nari byitayo. Uwo munsi naboneye umugisha w'ibifatika w'amafaranga, ariko ntabwo ibyo nari byitayo habe na gato, kuko n'uwamboberaga ibyo yabaga nsigaye byose sinabaga mbirebaho, ahubwo naravuga ati wa wundi araza kumbobera ryari, kuko niyumvishaga ko naza kumbobera uko akesa sonda yita mbyumva, vuga ati uyu ni wa mugore tu. Naramutegereje ko amobera ndaheba, naramutegereje ko amobera ndaheba, ndataha. Avuga ati Imana yampfunyikiye, niba atari yo yampfunyikiye, umuhanuzi niwe wampfunyikiyemo kimwe, nakundi ndabyakira. Ashira nk'amezi agera kuri 6, byo bintu njya mbyibuka cyane, nago bijya bimva mu mutwe. Ngiye kuvuga ibintu wenda bitandukanyeho gato n'ibyo ngibyo. Hari umuhungu umwe w'inshuti yanjye, ni umukozi w'Imana, ni umukozi kuri televiziyo imwe hano muri iki gihugu, hanyuma akaba akora n'ibintu bya MC. Ni inshuti yanjye, akaba afite umugore, hanyuma njyewe ninjye wari umusore, ariko nawe nyine umubona ukabona ni umusore. Yakundaga kuba ari kumwe nanjye cyane kenshi, kandi iyo televiziyo nubwo yayikoragaho ibiganiro bye byarakundwaga cyane ndetse cyane, ariko nawe ntacyo yarandushije, ku buryo wabonaga ni wa wundi waburaraga abwirirwa, ni wa muntu n'ubundi nawe wari ubayeho nabi mu buryo bwose bushoboka. Buri gihe twese twabaga turi kumwe, iyo twabaga twicaranye nta kindi kintu twabaga tuvuga usibye kuganyirana. Mana koko bizagenda bite, rimwe na rimwe akanantega n'imitego, kuri umukozi w'Imana kubumbwira ngo urasenga, kuri wansengeye Imana ikantabara, kwintabaye nta gusiga nanjye nagutabara, wambabariye. Nibyo twabaga turi kumwe nabyo. Hanyuma uwo munsi yari afite umugore we yakoresheje anniversaire, ariko yumva nta kintu yari afite amuha n'ibyo kurya, ndabihamya ko ntabyo yari afite.
ariko agira amahirwe niba ari umuntu wamuhaye telefone gusa niko yambwiye sinzi niba ari byo ariko yambwiye ko ngo hari umuntu wo hanze ngo wamuhaye telefone amuhereza telefone yari irimo ibintu by'amakode aravuga ati nagize amahirwe nubwo nta telefone mfite ariko iyi telefone n'umugore akaba ntayo yari afite ndayihereza umugore hanyuma abone ko namwitangiye ndamubwira ko nari narabikabitse udufaranga nubwo ntacyo namuhaye ariko nagira ngo mushimishe muhe telefone basi aranamwenyuramo gake tisawa ariko agira ikibazo kuko yari irimo kode aravuga ati umugore wanjye arasobanutse nabona telefone irimo kode arabona ko nayikuye mu zindi nzira ko atari telefone naguze kuko nekereza ko na kampani runaka iri hano mu Rwanda icuruza telefone zikiri fita amakode zose zisigaye ziza ziri dekode ibyo byari ibya kera hanyuma umuhungu tubaho ngaho turanateka turarya yakunda kunera kuraje mu bintu byo guteka wewe yarabishoboye cyane biba bigeze ngo mu masaha ya 3:00 hafi n'igice aho ngaho tuva mu rugano nari ntuye mu bibare turazamuka tuza mu Giporoso kugira ngo bayidekode ahageze asanga abantu benshi abadekoda telefone bose bafunze abasigaye ni babandi bazikorogoshora aravuga ati rero nta muntu hano wa dekoda abadekoda bagiye ahubwo manuka hariya muri korodoro wenda iyo tuvuga muri korodoro abantu baba ahantu henshi hatandukanye korodoro na ahantu hazwi nyina mu Giporoso haba indaya nyinshi cyane ariko hakorerwa n'utundi tuntu twinshi ariko iyo uvuze korodoro abantu bazi mu Rwanda uhita yumva indaya none aravuga ati muri korodoro hari ahantu bazidekoda urahabona tuhita tumanuka aho nga ariko manza no kubyanga kuko bateze umuntu kuko urumva nari namfite izina nubwo ubuzima bwari bwarangoye ariko Imana yari yarampaye izina cyane mu buryo bukomeye murakoze Imana yari yarampaye izina cyane mu buryo bukomeye noneho nkomeza muri ibyo nono ngwana nawe arambwira ati ariko nawe ujyoreka ibintu by'amakode n'ibirokore byinshi n'ibiki byose ubu kugera ara muri korodo ahagira ati sahagize umuntu hansanga tereka ibintu by'amakode nuko ujya kudekoda telefone tugata urumva ari indaya turaba tuguze ubundi wakubonayo ibyo biramureba ibyo yafata byose cyangwa ngo umutima wawe ufite ibyo gushinja n'ibyo utagushinja ndamanuka ariko nyine nikandagiraho ariko arankurura cyane ndanabimushimira cyane we watumye ngandagira aho hantu muri korodoro ubwo ushobora guhita uvuga ati noneho ubanza warashatse indaya okay nabyo turi hano kugira ngo tubigusobanurire hanyuma turamanuka tugera aho hantu muri korodoro ahageze afata telefone ye barayidekoda birarangira nago byatinze bya bimaze kuba hafi 5:00 byari maze gufata hafi 5:00 ziburi minota miki turagaruka abantu bazi aho hantu iremera hari muri feruje kugira uve muri korodoro wambukana none usa nugaruka kuri gare birasaba kwambuka umuhanda umwe hanyuma ukaba ugeze muri borudire hagati ahantu kuri borudire hagati hanyuma ukambuka undi muhanda hanyuma ukabubonye kuva muri feruje ukazamuka so twarambutse umuhanda wa mbere tugeze muri borudire hagati telefone irazima inzira z'Imana zitandukanye n'iz'umuntu yose yakwibwira so ibi bintu byanyeretse ikintu gikomeye yuko ibyo twe dutekereza si byo Imana itekereza kandi Imana ishobora gucisha igisubizo cyawe aho utatekereza kuko ngewe aho numvaga ngikeneseho nakibonye ariko nubwo ntakibonye aho hantu ariko bifitanye isano so uwo munsi nta nubwo Imana ibeshya Imana ivuga ibyo yakora kandi koko reyelema uwo munsi umugore wanjye yari ahari nkabone nubwo ngewe numvaga ko Imana yambeshye ariko nabwo Imana yari yambeshye yari ahari hanyuma ndaza ngeze aho hantu turi aho hantu telefone ikimuzimana batuka ku babyeyi bose aravuga ati aba bantu bo kagira banyina gutya bo kagira gute ntabwo akijijwe mu rwego ruri hejuru ku buryo ashobora kwirimita arabatuka amubwira ati limita ibitutsi byawe cyambere turi hano hantu hagati nubwo aya masaha ageza nk'umuntu wambona amagaze hano urimo gutukana bingeze ko tutari kure ko nubundi ari hariya waretse tugasubizeho telefone yawe tukababwira ati se ubundi ipfuye ite
ati ndebera ati telefone yanjye ati reba ukuntu bayigize, arayimereza ndayifata. Nono uko yarayimaye nyifashe mfati yanjye nari mfite mu ntoki, amubwira ati ndamfashe ndebe, muherezi yanjye arayifata. Nono ngewe nsigarana ya yindi ye yazimye, ndangije ndwana nayo kugira ngo ndebe ko yakwaka, ndwana nayo nubika umutwe muri telefone. Uko nakarwanye nayo hatambuka umukobwa mwiza ndetse cyane pe mwiza mu buryo bwose bushoboka. Noneho wa muhundi we ntabareba ahantu hamwe, cyane cyane ahantu hari inkumi nziza, yaramubonye aramureba. Ngibyo sinari nabyita gukora indwana na telefone ye, ngo gwira ndebe ko yakwaka. Adutambuka none ngo uko yadutambukaho ngiye ibyo sinabibonye, ngo niko yaturebaga cyane, ngo ariko cyane ngo akareba ngewe. Noneho aratambuka ngo ageze hepfo, umuhungu bimwanga munda abankoze, aravuga ati ariko uriya mukobwa ari kukureba cyane. Noneho ngewe kuko nari mbizi, kuko n'umusitari ahantu hose niyo mujyanye urarambirwa, kuko abantu bose bamuhamagara yewe runaka, arazwi cyane kuri televiziyo, n'umuemusi w'ibintu by'amakwe n'ibiki byose n'ama event y'ibintu byinshi cyane ababirimo arazwi. Noneho ugasanga baramuzi cyane. Noneho kuko muzi ko abagore, abakobwa, abasora, abagabo n'ubundi baba ari ibyo ngibyo, mbona ko ari we bazi cyane, kuko ari we wari umusitari cyane kundusha. Ndavuga ati we kujya unzana ibyo zindaya zawe, iyo mukobwa izo ndaya zawe, tereka turwane na telefone tuve hano aya masa. Urabona aya masa ture kuri iki muri uyu muhanda twatashye. Noneho arambwira ati nyamara uyu muntu arakuze. Noneho mba neguye umutwe ndamureba, murebye dukubitanya amaso aragaruka aho yaramaze kugenda, ko yaramaze gukora metero nyinshi, yadutambutse yaturenze, abonye ko murebye aragaruka aradusuza twese nk'abanazi. Noneho ngewe mbita nongera kuba busy, kuko nubundi sinabonaga umwanya wo kurebana nabo, nongera ngomeza muri ya telefone. Nabonye ko mbaye busy cyane muri telefone, bituma ambwira ngo ariko wenda kuzi. Ndamubwira uyu cyangwa ngiye ngo wowe unzi hehe. Avuga rya torero nagiye kubwirizamo wa mugoroba, Imana yambwiye yuko ndi busangemo umugore wanjye bita Jik Ministries, rikorera hano ryakoraga hano hawuze Hotel Tech. Arabimbwira, arambwira ngo ndakuzi, ngo muri Jik Ministry nguza kutubwiriza. Okay, noneho icyambere urumva numvaga ari indaya, kuko deja saa 5 z'ijoro umwana w'umukobwa ari mu mayira. Nono yu asa nuwerekeza no muri korodoro. Nono maze kwiyumvisha ko avuze ko ari umuntu usengamo, ndavuga okay, wenda n'umukirisitu, wenda nshobora no kuba bifashe cyangwa bidafashe, nta mpamvu yo kumwirengagiza, kuko mbita numva ko atari indaya ibyo ari byo byose ko twahuriye mu rusengero. Okay, mbita ko nsa n'umuntu ukangutse, okay uranzi ndakuzi ibiki n'ibiki. Ariko ngiye kuko n'ubusanzwe amagambo yanjye ni ntayo iyo bitari mu bintu by'Imana. Nubundi nta n'umwanya numvaga mfite wo kuvuga, kuko naga Imana nubundi yambwire guhura n'umugore muri Feruje, yamubwire guhura nawe mu rusengero, nabwo ahantu ari mu rusengero, so nta mwanya numva namutaho. N'ubujye gusa yasaga wabonaga ko atari umukobwa ukishijwe mbo uruhande rumwe, kuko ari ukuntu abantu bibeshya kuri fi ya parence ukabona umuntu ayibeshya. Numvaga ko atakijijwe, kuko ari abantu bazi ko abantu bakijijwe ari abantu basa nabi, ari abantu numvaga nyine ari umuntu udakijijwe uri aho ngaho. Ndahanyura nako abarigendeye biba birarangiye. Mbere yuko agenda arambwira, none wa wundi we yarafite amagambo menshi, aramubwira ati rero urabona uyu mukobwa rwose wa mukobwa we ndashaka kukwigisha MC, ntangira kwiperezida ari MC rwose, ati se wabikora? Umukobwa akikiriza ati nta kibazo. Niramubwira ibintu byinshi, ndashaka ko tumenyana, ibyo sinari byitayo habe numvaga bitanamfasheho. Amwitaho pe, amuhakeya rwose, ndashaka kukwigisha MC, mfite groupe yigisha aba MC, wamaye nimero yawe. Noneho ndakwibutsa ko telefone yanjye ariyo wa mutipe yari afite. Noneho amubwira ati sawa nta kibazo, ayimuhaye ayandika muri telefone yanjye, arayandika birarangiye. Hanyuma umukobwa arigendera, natwe tuva muri ya Feruje turagenda.
igitangaje gihari mu gitondo cya kare noneho nabara ko waranasaze wibagiye ko ufite umugore uyu mukobwa ngo yega ariko we ngo nagureba ngo yaramannyo ngo reba we ngo dongo ndebera ngo kwasa ngo ndebe amubwira tujye ngura ibintu by'ubuhehesi bwawe turataha noneho dutashye birararangira nk'ejo nga saa 8 umuhungu aramamagara arambwira ngo ma nimero ngo za wa mukobwa man ndamubwira ariko se koko ni we wazanditse sinzi nibyo wanditseho bose wanditseho ngwikize ngo ntago nzi nguko nanditseho ariko ngo ndebera ngo ahantu handitseho ngo areni okay ndareba ngo niba ari arine ngo niba ari areni none ndareba nsanga kuko ahantu yanditse areni arambwira ngo ariko ngiye bakobwa b'Ikigali se ngo buraya ntuburiye ngo wasanga niyo nimero yamaye ngitariho ahubwira ko usumushakire ngo shanga umbabarira mwana uyimereze ibyo bindi byihorera atahubwo cyakora ndabizi ko abakobwa b'Ikigali arabatubuza ati mpamagara wumve yihamagare wumve kwicamo ni wumve iciyemo ubwo ndavunya ko atarabatubuza none ndayihamagara nyamagaye icamo kandi numva sindi bukupe kuko nimikupa bakamamagara ndavuga ko narimbitse muntu w'umugabo numva nyine okay birangira mpamagaye none mpamagaye ko sinari mfite ibyo mubwira ndamubwira ati bitese bimeze biti ati wazaje se kudusura ku rusengero iwacu urumva simfite ibindi bintu mubwira urwitwazo mfite n'urusengero ati nimero yawe nsanze nyine bari bayanditse muri telefone yanjye tuzaze kudusura ku rusengero iwacu deje tayari telefone yanjye nanjye arayibonye ubwo nahise nyihereza wa muhungu yamuhamagaye rimwe yumvise ko ari we ntiyongeye kumwitaba kuva uwo munsi byahise birangira memu nanjye yacishagamo gato akamamagara cyangwa se nanjye agacishamo ngamwandikira tuka nyine biraho uzaze none bigera nubwo ambaza aho ngewe nsengera ndahamurangira cyo gihe aho twari turimo gusengera aranahansura kuko yakiraga akazi impamvu yatashye ayo masaha yagiraga akazi kabacyuraga bakunda gutaha nijoro cyane cyane muri ayo masaha ya saa 5 none arambwira ati ndagerageza ndebe ko natakare saa 4 nze muri veye yiwanyu yasengaga maveye cyane cyane nze muri veye yiwanyu hanyuma ntinge nago mbona umwanya wo gusenga ku manu araza muri yo veye yiwacu amaze kuza muri veye yiwacu kuko nawe undi muntu yarazi biba ngombwa ko muherekeza muherekeje arataha hanyuma rero tudatinze tumenyanira aho ngaho kuvugana gucyo gusa bisanzwe gucyata gucyo bisanzwe biri aho ngaho umunsi umwe rero aza kubabazwa aza kubabara bitewe n'iki iyo yakundaga umuhungu Imana yaramubwiraga ngo si we rekana nawe nuramuka ukomeje ugahatiriza kazakubaho yakunda undi Imana ikamubwira ati kazakubaho yakunda undi ati kazakubaho none bigera ku rwego hari undi none bari bakundanye ufite n'amafaranga menshi cyane aravuga ati uyu Mana none wumumpaye wabungiriye neza wabundemeye none igitangaje gihari nawe birangira banganye hari umugabo umwe zinekereza ko umuntu hano y'ibyiza wakanga kumuvuga umunsi umwe yigeze ajya gusengerayo gusenga gutya bisanzwe ni mu rusengero rwa Zion Dr Apotre Paul Gitwaza ngo aramubwira arimo hagati aramubwira ngo ye mukobwa wo ngwino aramubwira ngo wowe umuntu uzagushakana umukozi w'Imana ibindi byose rekurana nabyo yara twatugeza aho Gitwaza yamuhanuriye ko ibyo arimo atari azarongorwa n'umukozi w'Imana yego Gitwaza aza kumuhanurira Apotre ngo aramuhanurira ubwo n'ubuhamya bamereza hamwe n'abandi abandi bahungu b'abanyamurenge bagendanaga cyane bari inshuti ze cyo gihe nibo bamujyanye mu masengesho ntabwo ariho yasengeraga bamujyana mu masengesho ve yakundaga kuba niba ari kuwa gatanu niba ari ryari hanyuma niba hari habaye sinzi ikintu de special cyari cyabaye kwa aho ngaho muri Zion hanyuma bageze umukozi w'Imana ari mabwiriza ngo aravuga ngo mubwire ngo umwana aze hano araza amubwira ubuzima bwe mwinshi yaciyemo nago ngiye kubisubiramo hanyuma aramubwira ngo wowe noneho dusubiye inyuma gato uwo nguwo abantu bagiye bamumuhanurira ariko arinangira aravuga ati Mana wambujije benshi uko byagenda koza hanyuma abahanuzi baraza baramubwira ati rero ntabwo ari byo
rwose Imana iri kuvuga ngo have wikiyahura uwawe ari mu nzira noneho ngo haza kuza umuhanuzi umwe aramuhanurira aramubwira ngo ibyo ukora byose n'ibyo urimo byose aramubwira ngo umuhanuzi wa nyuma uruta abandi ni umuhanuzi ukomeye muri iki gihugu niwe uzaza akubwire iki kintu yuko ukwiye kureka uyu mwana yuko ukwiye kureka uyu mugabo wawe wumva nyine wakomeje gukunda niwe muntu wa nyuma uzaza akabikubwira niwe wa nyuma nta wundi nuvuga ngo nuramuka unangiye amaze kukubwira ati uzagenda ibizakubaho uzirwariza kuko aragenda ng'umuhanuzi w'Imana Imana ihita ibimuhishurira kandi nawe mu byo yamuhishuriye aranabimubwira aramuhanurira aramubwira ati ntiwibuka ko umuhanuzi yakubwiye ko umuhanuzi wa nyuma uzaguhanurira ibi bintu ari umuhanuzi w'Imana ukomeye cyane muri iki gihugu ati rero uwo muhanuzi ni njyewe uramenye aho ugiye kwiyahura umugabo wawe azaba ari umukozi w'Imana noneho aza yemeye ariko aza yemeye ku ruhande rumwe yemeye yuko Imana nyine ariyo yabivuze ariko ku rundi ruhande afite agahinda noneho arampamagara andirira anganyira aravuga ati mbabarira umbwire nawe ngewe Imana yagiye imbuza abahungira irabambuza none Imana yanjye ishaka iki basi yimbarize Imana ishaka iki abo nikundiye bose Imana yarabambujije abo nagize gutya Imana none Imana ishaka iki Imana ishaka ngo nyikorere iki Imana ishaka ngo bigende bite ndamubwira sasa yangane bibaho ariko tukiri aho ngaho tukiri hafi aho ngaho tukirimo kuvugana numva ijwi ry'Imana rirambwiye ati hari ikindi kintu mbaza avuga ati reka numva ntabwo ibyo bintu bishyikiriye ariko sinabitindaho numva rishobora no kuba atari ijwi ry'Imana ahubwo ndaracyaha ndavuga mu izina rya Yesu kuko kenshi nangaga gukururwa n'amarangamutima avuga ibi bintu ushobora kuba ari amarangamutima ngaba mugiriye impuhwe bitewe n'ibyo avuze ko yamanje kumbwira ubuzima bwe bwose arambwira ati kandi niwe muntu mbohokeye kuva mbayeho mu buzima ati nanjye sinzi impamvu ngo ubohokeye arambwira ariko ibyo sinabitindaho noneho nyuma yaho ikindi kintu cyaje kumbaho abakurikiranye ikiganiro uyu ni umukobwa yanzengereje nyine abashaka kugira ngo nawe abirebe hanyuma ikindi kintu cyaje gukurikiraho ni kimwe nuko tukiraho ariko mo gake nuko nanone yarambwiye ngo ndumva nifuza gusenga muzagira amasengesho ryari aho uzaburimo ndamubwira ati iwanjye aho ngaho nari ncumbitse bari bafite amasengesho ari groupe twabagamo yitwaga imbaraga zibohora twagiraga igihe cyo guhura ndamubwira ati uzaze tuzaba turi gusenga habagamo abamama benshi bahoraga bansereza bambwira ati se wowe bite byawe uzashaka bigenze bite kudashaka nono abazi byanjye bagiye bumva banabimanurira bakavuga ngo uyurangwa ategereje ngo Imana yaramubwiye ngo azaterete ngo Imana izamuteretera bakansereza muri ubwo buryo noneho abantu bari baje gusenga bose baraza bo muri iyo groupe n'abatari muri iyo groupe nono n'uwo mukobwa araza uwo mumama n'umumama w'umukongomani nyine akunda kunyita umuhungu we akimukubita amaso arambwira ngo babandi bose abo wajya gunyereka bose nabo wateganyaga kuzanyereka bose nta mugore nawe n'umwe urimo ati dore umukazana wanjye nguyu ndamubonye nono abivugira imbere ye nta kintu na kimwe turavugana abivugira imbere ye nono twese turabiseka kuko twumvaga ari ibintu biraho nyine ari braga atanakomeje ariko akundi abakongomani bakunda gutebya cyane ari bimwe byo gutebya aravuga ati dore nguyu umukazana wanjye nono guhera uwo munsi uko twagiraga ukuntu duhura tukanasangira amwitaho buri kantu kose ati ngwino hano mwana wanjye ngwino hano mukazana wanjye
unyereka ukuntu uzafata neza umuhungu wanjye. None abantu bese babigira urwenya, babifata nk'ibintu bisanzwe, nk'ibintu biri brage, nkuko wumvaga ari ibintu bitahura. Kubona umugore muri iyo cadre, muri iyo conteste, umvaga ari ibintu bisa naho bidahuye, bitanapfa no guhura. Hanyuma ikindi kintu cyaje gukurikiraho ni nuko shuti abantu badukurikiranye, ndashaka kuvuga gato ukuntu ibintu by'Imana n'igihe cy'Imana iyo kigeze, ibintu byose biba mu buryo buri automatique. Abantu bose baraho, igihe cyo gutaha cyarageze, bose barataha. Hasigara wa mumama ajya kuri toilette, hanyuma biba ngombwa ko mutegereza kugira ngo nawe nsohokane igipangu, kuko ntabwo nagomba kumusiga. None uwo mukobwa kuko nta bundi muntu yarazaho, nawe biba ngombwa ko atajyana n'abatazi, biba ngombwa ko antegereza. None urumva dusigarana aho ngaho dutegereje wa mumama igihaziye amaze kuza neza, turazana aruga ngo ese we n'umukazana we nimwe mwantegereje, turabyikiriza nyine ibintu byo gukina. Turamanuka none ahantu twagombaga guca, abantu bagomba gufatira amamoto, abandi bagategera amatagisi, hari ahantu ku muhanda, ariko kugera kuri uwo muhanda byasabaga guca mu gahanda gasa n'ak'igitaka, ariko uvamo nanone hari akantu wamanukagamo gasa na korodoro. Tugeze muri iyo korodoro hagati, uwo mumama arahaguruka, arambwira ati ahita ahindukirira uwo mukobwa. Umve koko ari Imana itereta, ahita ahindukirira uwo mukobwa, aramubwira ati rero twumvikane wa mukobwa we, ntabwo nzi nanjye sinkuzi, ibyo ngiye kukubaza ube serious, kandi ube serious, ntabwo ndi gukina. Mama yindura isura, yinduka nk'intare. Aramubwira ati uyu muhungu ubona ni umwana wanjye, nubwo ntabwo yavuye mu bise byanjye ngo mbe naramwibyariye, ariko mufata nk'umwana wanjye. Ibintu ngiye kukubaza rero birasaba ngo umbere serious, nta bintu byinshi, nta mikino yindi iriho. Arambwira ati uyu mwana wanjye utegetswe kutazamubabaza, icyo ni kimwe, kandi muzabana byiteka. Ahita amubaza ati noneho ni wi uno. Mbese byabaye nk'umuntu w'umukino usekeje. Uwo mumama wagira hari ngo ni ikintu twari twaganire ngo kivuge gutya, ariko si bumva nta ari nawe n'ubwa mbere yaramubonye, ari n'uwo mukobwa yaje mu buryo buri surprise. Mbese byari ibintu bisekeje. Aramubwira ngo ni wi uno, uravuga yego cyangwa oya. Uyu mwana wanjye uzamufata neza, muzabana nk'umugore n'umugabo, kandi umenye ko ari we, niwe uramwemera ko ari we Imana yakugeneye, kandi kuzamufata neza, mbese asa n'umuntu ushyingira. Uravuga yego cyangwa oya. Noneho umukobwa, urumva nawe umwana w'umukobwa ahita agira isoni, ahita ndeba mu maso, aravuga ngo biramusetsa, aravuga ngo ya ngo mubazuri. Amubwira ati se ngiye kukubaza ndamureba, uransubiza yego cyangwa oya. Niba ari oya, ntavuga ngo uramwanze ugize gute, kuko ibi nanjye bimubajije atabizi. Ni yego cyangwa oya. Uyu mwana asa n'umuntu ushingira, kandi amuturaho amagambo akomera, avuga ati ibi bintu nuramuka ugize gutya na gutya bizakubera bibi, nubihakanira hano nta wundi muvumo, nubyemerera hano nta bindi bintu, ariko nuramuka ubye nyine ni uko nguko. Umukobwa aravuga ati nukuri ndabyemeye. Ubwo nta kintu mwari mwakavuga cyerekeranye uko habe na gito. Ubwo ati Musafi, hari ikindi kintu baza, aho wirukangiye gushaka umugore ntumubonye, hari ikindi kintu baza. Ati rero genda ngo ubane n'umugore wawe. Urumva nanjye isoni zahise zinyica. Urumva ni ibintu nyine bisekeje biraho, ariko urumva ku ruhande rumwe sinari nabifashe nk'ibintu biri seriye, ariko mbonye ukuntu umugore yahindutse, ahinduka nk'intare, kandi avuga ibintu asa n'umuntu bikuye mu ijuru, numva ubwo waburanyije. Hanyuma ibyo ntitwabitindaho, tugera kuri wa muhanda. Tuhageze
moto amamodoka byose birabura, biba ngombwa ko tuhatinda gato. Tuhatinze gato ati mwese mwifotoze, none tutangira kurya amafoto, hanyuma nge nawe atari kuwe kutegera uwo muntu ngo mumufotore, baba baradufotoye mu gitondo cya kare, foto yazindutse ikwirakwira ahantu hose bavuga ngo dore ngo none umusafiri aho yagendeye ati iyi ni save the date. Icyo gihe iyo foto ndanayifite, ariko yari foto rwose ubona isekeje iri aho ngaho, ati iyi ni save the date. Umukobwa nta kubihakana, urumva kuva uwo munsi ubwo nyine bisa naho ibintu bitangiriye aho ngaho, nta kundi kuntu kubihakana kundi. Bo tudatinze reka ngerageze ntaruke gato, tumaze kubana kugira ngo umenye ko iyo Imana yavuze iba yavuze, kandi Imana ikurikirana icyo yavuze kugira ngo igisoze. Mu by'ukuri kuko yavuze ngo nizanteretera niyo ubwayo yabiterese yantereteye, urumva nta ruhare na ruke nigeze mbigiramo. Ikindi uko Imana yari yavuze ngo muzahurira mu rusengero, kuko niho twahuri. Ikindi ko tuzahura akamanza kankunda, niko byagenze, kuko yarambwiye ati umunsi ubwiriza, none ambwira ibyo nabwirije sanga kuko bihuye na wa munsi, kuko na nyuma yaho nasubiyeho, ariko nsanga bihuye na wa munsi. Arambwira ati kuva wa munsi ubwiriza nago wigeze umva mu mutwe, ku buryo waranabwirije bigeze ubwo ndayibaza, ndavuga ngo ariko umuntu uvuga Imana bingana gutya uriya bazashaka umugore usati umeze ati urumva, kugeza kuri uwo rwego nawe ubwe ni ikintu cyamusigaye mu mutwe, kabone n'ubwo uwo munsi Imana yashatse kunyaderesa gusa ko hari, ariko ntabwo yigeze imbwira ko ari umunsi wanjye wo kubona nawe cyangwa se wo kubana nawe ntabwo umunsi byigeze bimuzaho kugira ngo aze kuko dukomezanye cyangwa se anyibwire cyangwa se ariko Imana yari ifite igihe nyacyo. Igihe cy'Imana cyageze ntabwo isaha ntabwo umunota ushobora kurenga. Rero Imana yakoresheje telefone y'uwo muhungu izimira muri feruje. Ibaze ko nyuma yo kuzima n'uwo mukobwa amaze kugenda, telefone twarayicanye ihita yaka, turitahira, telefone iba nzima, birarangira. Imana izimiriza telefone aho hantu kugira ngo uwo mukobwa hadusange, namara kuhadusanga nono Imana yemera yuko telefone ye, kuko nge nukuri natandase nayo ndi bugire kumwaka nimero ya telefone, sinayo ndi bunayishyire no muri telefone yanjye. Uwo muhungu unashoboye no gutereta no kuvuga ibigambo byinshi, abari ufata telefone yanjye yandika telefone yiwe muri telefone yanjye, nono ndana ibintu bikomeza gutyo kugera ku rwego ibyo bintu bigenze gutyo. So rero reka nze nihute gatoya. Mu by'ukuri ni umukobwa uri class, wenda bamubona bazamubona, ariko ni umukobwa uri class mwiza cyane, ku buryo yavugishije benshi, abantu benshi bavuga ati amuciye iki, abandi aravuga ati uriya mukobwa ashobora no kuba yaracitswe umuhungu akamutera inda akabura ukundi kuntu abigenza, ku buryo nicyo gihe barategereje yuko umukobwa azabyara mbere y'igihe. Ubwo urabizi ko ingo nyinshi barashakana amezi 2-3 bakaba babyaye, nabyo babishakiraho baraheba, umukobwa babona umukobwa nyine abyariye igihe. Hanyuma ntabwo ngiye kuvuga cyane ku bukwe bwacu uko bwagenze, ariko ndavugaho gato nk'iminota 2 gusa. Twakoze ubukwe butangaje, uwo mukobwa nubwo yari ameze gutyo, twatangire ku bintu bivuga uburyo k'abantu benshi bashaka urugo ariko ugasanga ntago rwubatswe n'Imana, ariyo mpamvu amadivorce menshi ateye. So rero uyu mukobwa bitewe n'uburyo yasaga, n'uburyo yari mwiza, n'uburyo yarateye, yari yarashakishwaga cyane, kandi abamushakishaga bari abantu bifite, bafite amafaranga, bafite ubushobozi, bafite amamodoka meza, amamodoka ahenze, abantu benshi cyane, ku buryo yarinze agera ku rwego ku munsi w'ubukwe bigera ubwo telefone ye arayimereza, arambwira ngo ntabwo nshoboye gusubiza aba bantu, abari ujye bansubiriza. Yageze hafi ku itariki y'ubukwe, hari abantu bakimubwira ati waretse ako kantu ntazi, waretse uwo muntu, waretse uwo muntu ukaza ese afite iki. None bavuga ngo ni umukozi w'Imana. Abakozi b'Imana rero babazi ko nta kintu baba bafite, kandi koko ntago babeshye, kuko icyo gihe nta kantu na kimwe have n'icy'umuti nari mfite. None bakumva ni ikindi kinda umukozi w'Imana wanakigenda, umukozi w'Imana twebwe waze tukakuremera ubuzima, dufite amafaranga, dufite, kandi koko abenshi babivugaga amafaranga bari bayafite, bafite amamodoka meza. Hari wamubwiye ati waje ngagucikisha ibyo byose, noneho kuko we nta mwanya yari afite wo gusubiza, akambwira ati subiza, bansubirize, bambwirire. Noneho bibaho ngaho ubukwe turabukora. Reka mvuge kuri iki kintu, ubukwe tubukora
ntabwo ndi butanga ubuhamya bw'ubukwe, wenda nitugira ugiye tuzabibonera umwanya, ariko ubukwe imiryango yombi yari dushyigikiye, wabo umukobwa bari badushyigikiye ni wabo iwacu bari badushyigikiye, ariko ikintu cyari gihari, numbaza ikintu cyahabonetse, ubushobozi ku mpande zose bwarabuze, atari uko wenda ku ruhande rumwe na rumwe bafite ubushobozi, ariko ubushobozi ku mpande zose bwarabuze. Imana yemera ko bubura, ibintu biranga pe. Hanyuma bamwe bakajya batubwira ngo twararangije gusora na save the date, ibi bintu byanyu mushaka kandi hano mubishyira, ariko kuko twari tubizi ko Satani abirwanya cyane, biba ngombwa ko amatariki tutayahindura. Turavuga ngo niba koko ari Imana izaganze gushaka kwayo mu bukwe bwacu, ubuhanuzi n'umuntu natwe ubwacu twarabyiboneraga, no mu buhanuzi habaga ubuhanuzi ko umugore bazamusaza uko byagenda kose, bashaka kumuroga kugira ngo asare. So ibyo ni ibintu byagiye bibaho kenshi babiduhanurira, hanyuma ibyo bintu bibaho, ariko Imana ikakomeza itubwira ati Uwiteka Imana izabarwanira, ninjye wabahuje n'ibiki, nzabubakira urugo. Imana ikomeza ibivuga, urugo rwacu abarozi babaho barabiroze kugera ku rwego neza umuntu yibagirwa ko dufite ubukwe, ahubwo akabyibuka nyuma uko abonye amafoto, akavuga ngo wajya koko nguzi ko mufite ubukwe, ngo ukuntu mbese ubona ko Satani yaragiye ateza abantu, niba ari Satani niba ari Imana, kimwe muri ibyo ateza abantu agahuge kugera ku rwego ngewe wari ufite izina, nari mfite izina, abantu bose nari mfite izina, umuntu wese n'abakomeye ntago natinya kubivuga, na bamwe mu bayobozi bw'igihugu kureba kumva yifuje kukubyara, akavuga ati uri umuhungu wanjye, mbese wakoze ubukwe ngagushyigikira. Ariko bose narabashatse uwo munsi abantu bakomeye bafite ubushobozi, bafite imari, bafite ibiki byose, abo bose narabashatse ndababura. Hanyuma dukora ubukwe butari ubw'igitangaza, kambyite gutyo, ndagira ngo ngere ku musozo, kuko ikintu cyose iyo umuntu akita ko ari kibi, ariko Imana ibishaka kukivunjamo icyiza, kandi nta wamenya impamvu icyo kintu Imana ibigukoze. So abantu bose baratwibagirwa, dukora ubukwe budashamaje, butari ubw'igitangaza nk'uko abantu babitekerezaga. Ubukwe wenda ngewe nzagira ku ruhande rwanjye n'ubukwe par rapport uko umukobwa yarahagaze mu muryango uko bwaba, kuko nawe ntabwo ari mu miryango mibi, ariko ubukwe buba bubi, reka mvuge bubi pe, ku rwego ruhambaye, ku buryo twinjiranye keke mu nzu, nicyo kintu kiribwa gusa, twinjiranye mu nzu. Icyo ni kimwe. Ikindi, twakoze ubukwe ku wa gatandatu, usibye umuntu watugiriye imbabazi w'umumama umwe, mama Kadoga, hari Imana imuhumugisha, atuzanira mama usengera muri ADPR mu Bibare. Icyo gihe yatuguriye inyama n'ibirayi. Icyo gihe twari tuburaye umunsi twakoze ubukwe, kuko twabukoreye ahantu kuri sare turarayo, hanyuma tuvayo nimugoroba ku cyumweru nibwo twagiye gushaka imbabura, kugura ikiro kimwe cy'ibirayi. Nibwo niba mpereye ku mbabura, ibaze ko twinjiye mu nzu itagira imbabura. Hanyuma twinjira aho hantu, nta usibye umukeka, mfite umukeka umeze nk'amateka, niwo wari ushashe muri saro wonyine, nta rido yari yabaga mu nzu, nta rido nimwe, usibye arabana b'abakobwa na b'Imana bawumugisha bari baraho. Nono icyo gihe nyine twagiye mu bukwe, abase turabigenza gute, ngo sinzi ikintu cy'ikirido nacyo sinzi ahantu ngibitse, ariko ngibitse mu rwego rwa souvenir, kuko amarido menshi ifite nabuze n'ahantu nyashyira. Urumva bisa n'ihungabana, amwe rwose ari napanze mu gikapu birabye ibifushe binini kandi meza rwose, nabuze naho nyashyira, nabuze uburyo nayapanga. Muri byasaga n'ibintu bize ngihungabana bitewe n'icyo kibazo. Ntarido, abakobwa nibo bagize muwe, bafata icyo kirido cyari kiraho, baragenda bagikinga ku cyumba twari turi buraremo. Yari inzu icyo gihe twari twayishyuye, tuyishyura ukwezi kumwe n'igice. Yari inzu twayigezemo, twibaza niba ari Imana sasa yavuganye natwe. Umwe mwayishyuye angahe? Twari twayishyuye icyo gihe, twari iyo nzu umugabo yari yadusabye 100,000, twayishyuye amafaranga 150. Bamubwiye ko turaba tumaye amezi 2, ibindi 50 byo kumuha birabura neza. Bavuga ati tuzabamo basi, ubwo wenda Imana izabica inzira.
okay, tubamo aho ngaho muri iyo nzu. Urumva abantu bamwe ntibadusuye bitewe n'ubukwe twagize, bamwe bavuga ati none bagiye gupfa birarangiye, bamwe ku ruhande bavuga umukobwa twaramubwiye, aho n'abandi batangiye kuvuga ati Musafiri ubukwe yakoreye Imana, cyangwa buriya hari ibindi byaha yakoze byatumye Imana isa naho imuteye umugongo. kubera iki hari na bake bagiye bifuza kudusura turabyanga kuko ntabwo twari dufite ahantu tubicaza. Bintu byagiye biba bibi, ariko tukomeza gusenga ndetse no kwizera, turavuga ngo ibyo ari byo byose byabaye mu bushake bw'Imana. Narasenze ngo Imana igira uko narabaye ati Imana wowe minde basi ibindi byose ububiretse, ariko mbabarira ugira ukuntu bigenza umbine. Ariko Imana neza yifata ngaho itanyumvise, iraceceka, bibaho ngaho, meza arashira, andaraza, bigera ku rwego ndasenga ndavuga ati ariko mbabarira umbwire ubu koko ngewe ubwo nagiraga ukuntu niyumva nkanjye umuntu koko wagusenze, ngagerageza kugira ibyo nyibutsa, ngagerageza kugira ibyo nyereka nirinze, ngagerageza kugira ibyo nereka abo nabwirije bahindutse nkanjye koko. Nari uwo muntu wo gukorera ubukwe umeze bucya, ubu koko nari umuntu wo gukorerwa ubukwe, hanyuma ngabura umushyitsi koko uza kunansura, ahubwo se yagombaga kuza mushyireze. Usibye n'abashyitsi wenda bapanze kunsura nabo nari ndi bubwira ati muze, bari buze, kuko ubusanzwe no mu buzima bwanjye n'umugore wanjye dukunda kwakira abashyitsi kuko byari biri bwanjye. Hanyuma ariko Imana isa n'icecetse, ariko nubwo icecetse si uko bitumvise, kandi ibyo ikora byose ibikorana ubwenge, bifite n'impamvu yabikoze. Hanyuma yaho nibwo naje kuyibaza, tumaze gutwita icyo gihe umugore wanjye inda yamuguye nabi cyane ku buryo yarukaga amaraso, bamutereye ihembe akajya aruka amaraso, tutari twabyara habura gato ngo tubyare. Nibwo Imana yaduciriye inzira tubona intebe, kuko nyuma y'icyo gihe mpinduye intebe inshuro nyinshi cyane, kuko nasanye n'umuntu urwaye toroma w'icyo kintu, kuko iyo intebe nzikunze n'ubu hari izo ndwaye, iyo intebe nzikunze ntabwo mvuga ngo zirashaje, cyangwa nubwo naba naguze intebe bitanumva hari ikintu nakora mu rwego gusa n'umuntu wishima hejuru Satani. Ndavuga Mana koko byari bikwiriye yuko ibi bintu bikora. Imana nibwo yamanutse ivugana natwe, iravuga ati rero mwabana banjye mwe, ndabizi ko mwembi murahinda. Icya mbere nibabahanuraga ko muzasara muzirukanga, none mwabonye musaze, abantu ntibaje atari benshi mu bukwe, none muzabona kumiriye bari bakorera ibiki. Imana iravuga ngo ikindi kintu mutaza, iyo nemera ko mugira intebe, nubwo nari kubabuza kuko mbazi, kandi koko twarisuzumye twese dusanga ni ukuri. Iyo Imana inatubuza ngo nimugire abashyitsi, ni ukuri kw'Imana uko byagenda kose. Hari abo twari gushyiramo amarangamutima tukavuga ati oya rwose Mana nawe birose, kuko na runaka nyine ndabizi neza, nanjye ubwanjye narisuzumye nsanga koko niko byari kugenda. Nari gushyiramo amarangamutima ngavuga ngo uyu muntu uko byagenda kose reka adusure. Imana iravuga ngo mwembi ndabazi murahinda, iyo ndamuka nambabujije ngo nimuzana abashyitsi, kuko mwari muzi aho muri bubicaza, uko byagenda kose mwari kubazana. Kandi ngewe sinashakaga abashyitsi wanyu mutaratwita, kubera ko bari bagambiriye bababuze mu bukwe, ariko bakubita agatoki ku kandi yuko namwe mutazabyara. Bashatse aho mutuye barahabura, narabimanye bitewe n'iki, kuko mwe mwarihishe. Ubwo ari nabavuga ati tubasure, bongera ati yewe unyine ugakomeza umurerega, kuko ntufite ahantu mwicaza. Bavugira ati atajya agenda amwiza kwiza abantu bose, ati yewe ubukwe buragwira cyangwa urugo ruragwira, ni ukubona ati ariko ni gihonomo cyane cyane ko ari na benshi bagiye babivuga. Numva nyine Imana irarahiye yuko iyo haramukageza abashyitsi tutari gufata ubyaye. So numva ngo ibyo Imana yose yakoze yabikoze mu mugambi wayo. Hanyuma tumaze kubyara nibwo Imana yaduhaye intebe, iduhereza intebe, iravuga ati nubwo mujye muhinduranya uko mushaka, ndazibahaye rwose. Imana iraziduha, iduhereza n'uburyo n'ubushobozi bwo kuba twazigura, iduhereza n'ibindi byinshi dukeneye.
yewe nibyo twisabye nibyo tutayisabye irabiduha iduha ubuzima Imana ariko ari ikintu kimwe ngishimira nubwo ibyo byose byabayeho nubwo ubuzima bwatugoyemo kuva uwo munsi kugeza iyi saha hari ikintu kimwe Imana itatwima ibyo kurya n'ibyo kunywa nabyo icyo kintu Imana yigeze bitwima kabone nubwo twari turi mu buzima budasa tugoye umugore nta kazi nanjye akazi kanjye nyine arako gusenga ariko ibyo kurya n'ibyo kunywa ni ikintu Imana itigeze itwima kuva tubanye kugeza uyu munsi nk'uko Imana yaravuze ati mbese izaba finali y'inzara yawe finali y'umubabaro wawe n'ukuri niko Imana yabigenze so rero wenda nsoza nuko warunsabye ngo gerageze kuvuga ukuntu ngewe nabonye umugore ntabwo twese ari gutyo tuzababona so ari abo Imana igusaba kandi ntabwo abantu bose ariko Imana ijya kubarambagiriza ari uwo bisaba ko ugenda ukamurambagiza ukamukunda hanyuma ukajya kumumurika imbere y'Uwiteka amubwira ati Imana nguyu naramurambagije naramukunze none se ubimeze gute ukamusabira ibimenyetso Imana igitanga ibimenyetso byiza cyangwa se bibi kakubwira ati sava cyangwa se no uyu nguyu reka ntago bigenda hanyuma nawe ukamenya uko witwara nk'umuntu so rero muri societe nyarwanda cyangwa se abantu ku isi muri rusange urugo nyarwo nguko Bibiliya ivuga rwubakwa n'Uwiteka iyo murushyigikije gusenga ikindi mukizerana mukubahana kandi mugakundana urukundo nyarwo apana urukundo rushingiye ku bintu rushingiye ku mafaranga k'umugore wanjye iyo biza kuba amafaranga hari abari bayafite nanjye nahuye n'abantu ariko numva ntari fiyeri yabo kandi bari bayafite bamumvaga bakunze ndetse bakanambwira ko bazashyigikira impano yanjye uko nari nyifite nziza twagushyigikira mu muhamagaro ariko nareba ngabona juste na amafaranga ariko ejo cyangwa ejo bundi ayo mafaranga ari mara kuyahaga nazashobora kumupresenta nk'umugore wanjye nzagira ipfunwe ryo kugendana nawe ariko umugore mfite ni umugore mwiza pe numva ndi fiyeri yo kugendana nawe dufite rero inkuru y'urukundo y'uburyo twahuye kandi nizera ndashidikanya ko nawe ni wizera Imana izakubakira urugo rwiza Imana iduhana umugisha reka dushimire Pastor Musafiri kuba yadusangije inkuru y'urukundo rwe kandi hari n'impuguro yaduhaye uburyo ushobora uburyo bwo kugira ngo ubashe kurambagiza neza utarebye ibifatika ibyo ari byo byose aho gukwiye kubanza kwitonda kuko hari uburyo yagiye abisobanuramo rero kandi akwibutsa ko ushobora gukomeza gukurikirana inyigisho ze cyangwa se n'ibindi biganiro bye kuri channel yitwa kuri Kweli TV aho ngaho rwose ugiyeho kandi nujyayo ntiwibagirwe gukora subscribe kandi n'inkuru ziriho n'ibiganiro biriho ukabisangiza n'abandi kugira ngo nabo bibashe kubaryohera reka rero n'ubundi dusoze n'isengesho murakoze cyane Imana ibaha umugisha ndashimira abanyamakuru ba Bisezerano TV kandi ndashimira namwe mwese muri rusange mwemeye hari umwanya wanyu mukadutega amatwi Imana ibaha umugisha urugo rwiza n'urwubatswe n'Uwiteka birashoboka ko warutubatse cyangwa se wifuzaga kubaka Imana ikubakire kandi nawe wifuzaga kubaka ndakwinginga kugira ngo umushinga wawe umurikire Imana yonyine nizakuyobora muri byo reka rero dufatanye dusenge mu izina rya Yesu Mana data wa twese wo mu ijuru humugisha uyu muntu wari udukurikiranye urugo rwe niba rwari rudakomeye reka urukomeze kandi ndasenze mu mbaraga z'umwuka w'Imana isumba byose ndamusengeye kugira ngo niba yifuzaga gushaka urugo aba ari we umubera umuranga umushakira urugo ruzakomera ntumushakire urugo rufite garanti ahubwo umushakire urugo ruri eternel urugo rw'iteka ubwo zagaruka gutwara itorero urugo uzaza ukamusangamo umuhereza umuntu umukunda umuhereza umuntu umwumva umuhereza umuntu umwubaha ndabyibuka ko wambwiye yuko umaye amavuta yo kugira ngo ingo zubakwe yo kugira ngo ababuze urubyaro barubone kandi yuko umaye ayo mavuta yo kugira ngo ababuze urushako barubone ibyo warabimbwiye ubimbwira ahantu henshi hatandukanye kandi si uko ubimbwira gusa nabonye benshi ubikorera urakoze ko uyu muntu wari umurikiranye ari ikintu gishyugiye gukora ku buzima bwe mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti turakoze amen.